Mvaga ngo batinda bakabanza bakita ku isura. no urumva Scovia ibintu yavuze nanjye ntabwo nabishyigikiye. Bira nta umuntu burimo gutwara. Byamenyeshaga ko yashaka ko bagukuramo ijisho. Urakoze cyane. Nta umuntu nabukeni nabyo abantu benshi rero bajya bazanga bakavuga Scovia ngaravuga ngaratwika just koko bari inzanga batazi kwanaliza ibyo umuntu yashaka. Ariko ibintu byo kugenda avuga ko Scovia atize bireke. Koko se yarize tu uzanye impamya bumenyi. Atiga yarize bro kandi tujye kuvugira urumva. Yakaze nkubwire je siko bimeze. Ikintu hari ukuntu abantu bazanga ari bwo burushije tugira mu banyafrika urimo kumva kandi ibyo bintu nkadomba arabigeranya mbona ashaka kubigira inkoni kubita ibihe ati urimo kumva je nta kintu navuga ntasubiramo uretse gato bivuge mu byumve abantu baraza hano urukumva bakumva ko ngo umuntu utavuga ururimi neza cyangwa ko atari intyoza mu rurimi ngo nta bwenge aba afite ngo atagiye ku ishuri. That is stupidity by the way. Ntabwo ururimi ubundi kankubwira abantu babiri bakabaye abantu bagomba gufata umwanya wabo mu kwiga indimi. Uretse gato nk'ubu ururimi ruvuze nabi. Uretse gato it's okay. Okay ntari bi. Urukumva ntabwo bivuze ko aho ngaho ntabwo bivuze ko ndusha ubwenge. Oya waba undusha ubumenyi ariko ntabwo ndusha ubwenge. Waba undushije ubumenyi. So nawe umufata nk'intyoza se? Godfather se indimi. Abantu babiri nibo bagomba kumenya indimi. Umunyamakuru n'umutranslator nibo bagomba kumenya izo ndimi bakaziraraho amajoro. Ariko n'umunyamakuru. Aha ngaha rero iyo kuko Scovia atagomba kugenda hariya ngo avuge icyongereza urimo kunyumva marakorakoza uretse gato kumvikane kuba urumva dumba ibi ngibi urukumva especially muri community yacu ibintu barabikubitisha urukumva dumba Scovia n'umuntu ukavaringa inkuru neza bro cyo tuvugisha ukuri akavaringa inkuru neza cyane kabisa wowe se nuzi kavaringa neza uretse gato ya dumba no tuvuge ikintu kimwe tusize tukubyumvikana none ukumva umuntu araje Scovia niba dushaka kumubona yagiye yuriye indege akagenda agakora ibyo Kagabo akora ntabwo yemera Kagabo nk'umunyamakuru nani Jesquiza namwemera urakoze cyane none se niba Kagabo dushaka kubona izi Gabo Borgado muri ntuza muri Mozambique Cabo Delgado urakoze cyane tukabona Kagabo yagiye arakambara Antibara akagenda inkuru akayikavaringa bira kandi mwese mukishima Mutesi Scovia agakora same thing akagenda kuri indege akajyayo akabikora kandi akavaringa inkuru neza kanayisobanura neza Mutesi bro arekura amagambo na mudama zigutondekanya amagambo afite impano yitangazamakuru aravuga pe kandi kuvuga biri mu mpano cyangwa biri mu bintu bituma umunyamakuru aho umunyamakuru wakasa mutwe so kuko atagenda hariya ngo ashobore kwesprima cyangwa agenda avuga icyongereza ibyo ngibyo mwabure ko atagiye ku ishuri Dumba yego avuze neza ngo Godfather nta bantu ka Godfather kareke ntabwo bibugane bwa Godfather ati kuko atabasha kwiyexprima kandi rekaze nkubwire Jay ndanakwibutsa ko Scovia wenda nuko atajya hariya ngo akivuge basanga kikurusha arewe urukumva ndakumva ujye ko habayeho uretse gato erega hari ikiganiro cyawe kitarasohoka urimo kumva mwanafunzi yakoze yasesenguye uturemangingo tw'icyongereza cyawe wakoze muri interview wibuke ko wakoze interview y'icyongereza reka icyongereza interview y'icyongereza wakoze waruzi ko mwanafunzi yagikozeho icyegeranyo arabonari ansesengura yasesenguye icyongereza cyawe asanga ngo mu cyongereza cyawe harimo uturemangingo miliyaridi urukumva rero ako umva se niba hari ikintu gishobora kuba cyanshimisha nuko nabona umuntu nka mwanafunzi umuntu nanjye ngendana numva ankozeho ikiganiro byaba ari byiza cyane reka nkubwire rero mwanafunzi naramukundaga njya no kumushaka ndamuganiriza kuri Twitter niba mubyibuka naramuzanye kuri Twitter kuri X muri space ariko buriya mwanafunzi yakoze ikiganiro kimwe
Kiki ibintu byose ubu ngubu nsigaye njya mbyumva ngakunda uburyo ari kubitondeka kwa ko niba kumva indirimbo ya Yanga iri muri audio ariko ngakunda ukuntu abitondeka bigatuma umuntu asinzira ariko yakoze ikiganiro ku mugabo bita General Laura. Dumburata nako Godfa Uretse gato amukora ikege uretse gato yamukoze icyegeranyo uvuga ngo mu bintu yavuze avugaho like 20% ibindi byose ari kwanjarika ndavuga uretse gato twaturema ngingo miliyaridi nta makuru abadufiteho aragenda akayora kabizana kuko yayoye ibingibi nahise nyamanika ibyo ngibyo Godfather ibyo Godfather hari abana bayiziye neza n'ibintu abazi neza. Dumba urabona ejo hari umuntu wakoze ikiganiro Dumba umwana agukoraho akantu acyegeranyo uravuga ngo uyu musenzi aranze urabyibuka yamenye gute urabibona Dumba no Jay urabona umuntu kuzana akaza gukora icyegeranyo nkawe siko bimeze agahita avuga aya masaha akaza gukora icyegeranyo akaduha imyirondoro yawe akatubwira kuri umusoga uvuka ahantu bita mu busoga whatever aya masaha cyangwa kugira umusudani ugahita aya masaha ugahita uhinduka umudinga je komeze nkarakaye je komeze Godfather abashatse guterekamo akantu ngo nteranye n'umuvandimwe mwanafunze banabyumvishe. ese abandi bantu ko muri kubabona cyangwa network yanjye bande hano ndi kureba ariko bamwanafunzi anyway ndimo ndareba Sakina wenyine kandi Sakina agomba kumenya ko ibi bintu ntago birangiye. Yewe ndi kureba Dumba gusa abantu b'i Kigali nta muntu uri Kigali n'umwe ndi kubona bamwanafunzi bibrandinze yabaye umukara uri kubona nawe ndababona bose bamwanafunzi bibrandinze neza bibrandinze nk'intuza nk'intiti umuntu w'umunyabwenge nk'intiti ariko nyine urumva ni kwa kuno wemera umuntu urimo kunyumva ukemera umuntu uje umwemera mwanafunzi nakundaga ibiboro bye bro urumva hari n'undi bita Gentil Gedeon nawe ni nta kintu mfatamo yabyemereje muhire munana ahubwo Gentil Gedeon barahari Imana mbabare segira ikintu kibi mbavugaho pe ndabemera cyane oya igihe urumva ni kwa kundi jewe ndi kukubwira Godfather urimo urashaka kunterekera umupira kandi mbabarira ntabwo ndi kuguterekera umupira kiretse nakubwira ntabwo uri ku point yanjye mani ni ukuvuga ngo uhita ubona nuko ngo jewe ntabwo ndi gutereta mani ngiye kukubwira kugeza aho bakoze ikiganiro ntabwo ndi gutereka kugeza aho kore ikiganiro reka narabivuze uretse gato reka narabivuze reka nabikubwira ngo nyanyura uruhande byarambabaje mwanafunzi kuri Twitter muhibye kuri X muri space nari mfite murangira aranyandikira aramwira ko ndi kureba wewe warakaye abantu bose ariko Godfather uzikore umuntu njya avuga murangira nk'ari mukuru we bamwita docteur bro uretse nkubwire bro reka nkubwire ikintu kimwe uriya ni reka nze nkubwire ikintu bamwita doctor ntabwo wantereka ntabwo wanshyira mu ntuza miremire ngiye njya mfata umwanya nkamuvuga imisingo z'icyari cyo nyine bamwita doctor rero ntabwo ari docteur gusa uriya ni inzu y'ibitabo ni umwe mu banyabwenge dufite wintereka ndakwiyamye sasa rero buri munyabwenge ntega amatwi uretse gato buri munsi uzajya umuvuga ujye ushyiraho akantu ka doctor manza wumve ntabwo icyubahiro kiva mu magambo icyubahiro kiva mu mutima iyo ukunda umuntu ukanamwemera turamwemera ntabwo kuba aya masambuze izina murangira ntashyizeho docteur cyangwa nshyireho n'inatayito nk'umuvugizi ntabwo ibyo bivuze ko mwubahutse arabizi ko mwubaha reka kunshyira mu ntambwe ndende oya ntabwo navuze ko wamwumvishe Dr. Ngenda bagutereka imbere y'umuriro Dr. Ngenda ashaka guhura nawe muhobere inde mu bintu njya nsenga mu bintu ribu yaramforuwinze ndayiboroka mu bintu njya nifuza nabo Imana izandinde guhuza na Dr. akiri mu myanya yo kuyobora uriya mwanya arimo sinzigere mpura nawe azagutwara nyine ntabwo mufitiye urukumbuzi rwo kumubona akiri umuvugizi uwitwa fata ku mavuta reka uzagera umuhobere Veno Masansan uwitwa fata ku mavuta yarabyutse mu gitondo ngo ngewe noneho bazaze banyifate bazaze banyitwarire ngo bazaze banyitwarire nagiye kubona mbona kwitambiriza mu gitondo ngo bamuhahire ifuti noneho buretse gato noneho Dumba ngo arashaka kuzamuhobera Dumba urashaka guhobera itegeko none hari ukuntu ajya yigira ukabona ni nabi byiza birashimishije ariko arimo arakubabaza
ngo ngo ari we ngo ugiyewe ngo namubonye uwo gasuku urumva ngo namubonye uwo gasuku ngo mbona ngo bitewe n'ingano ye ngo mbona ngo ntaho yabyimbiwe ngo nagira ngo imisaya bayikozemo bro nararize Chokora Scovia bagushakisha nange nazi ntabwo bintu nabikunze ariko nanjye dumba no ntabwo bintu nabikunze Scovia yashaka kuba gukuramo amaso ntabwo Scovia nigeze urumva Scovia we yashaka kuba gukuramo amaso kandi nanjye nibyo nashakaga wamamagaye inshuro zingana kijyanye ntabwo nari kwitaba nimo naribwa mana ntabwo tufata yarampamagaye ntabwo nari kubasha kwitaba bro ubwo narimo naribwa fo naraguhamagaye ndimo ndashaka kukubaza ati abahungu baguhamije neza noneho ikintu cyandiye cyane nagiye kubona mbona Badrama araje arimo arivugisha ngo biri inyuma ni Badrama ndagenda mfata ipiki mfata umujyojyo nyakumuhigana acumbikiwe ese ubageze ageze Badra naba ndaho ntarahagera ese nimero yiriho umuhungu witwa Badrama narakubwiye dore ubu ngubu n'abarumuna bawe ntabwo bagishobora kuza mu bantu nk'ubu sinahura na murumuna wawe ngo musuhuze oya murumuna we namusuhuza murumuna we nta kibazo dumba ngiye murumuna wa Badrama namusuhuza urumva nta kibazo namfitanye nawe ariko Badrama ariko ikintu ntarimo nakunda Godfa mu bantu bankubise uri kumva abantu bankubise yewe n'abana b'abanyarwanda uri kumva babandi baba bamaze inaha igihe kinini cyane bavuga Ubwongereza uri kumva noneho bakaba wenda baramubonaga nka kuri abo niba arimo aragenda urumva abana bakuriye hanze hari ibintu bimwe na bimwe batajya babelivinga siko sibyo Godfa noneho ariko no bakaba bakubonamo nk'icyamamare abo ngabo rero nibo bagenda akajya gutoxika agashyiramo ibyo bintu n'ibiki byose naramubwiye ndamubwira ntabo bana uri murangiza ari n'undi mwana umwe bita Young TG urumva yaramufata kandi umupeti uri seriye n'umupeti umwana mwiza ni n'umunyabasisi kwanza Young TG ariko we twarahuye ejo bundi ndamusobanura aramatiye urumva ntabwo yari abizi uwo mupeti nyine ibyo Badrama bavuga ibyo aribyo ntabwo bari abana ntabwo babizi urumva ndabona rero uriya muntu gutya na gutya ndamusobanura Badrama mumubwire areke gukomeza kwangiza abana abafata agashuka niba abana n'ubundi bakiri bato uri kumva Kasu yari yagiye gushukana Young TG yes yaragiye we amwifotoreza abana no post mwifoto Young TG ariko ibyo bintu yabyumva naramusobanuriye Young TG naramusobanuriye ubu ameze neza umasha Badrama niwe murokotera kure bavuze ni ukuvuga ngo bakimara kugukubita kuriya ariko ngo ikintu cya mbere wabanje gukora ngo wabanje gufukama bya gutya n'isura bro umwana yankubise ikofi bya bindi ngo dukinga ugashyiraho ngo mawadegedani barayi n'ibiki byose reka byaranze biriya burya nibyo muri filime ni ibintu byo muri competition zisanzwe z'abantu bakina karate ibyo nibikora ibidakora ni ibihe ntabwo urimo ngo za blocage ngo karate reka ntabwo urimo urambwira ukuntu wahisha amabyi bro naragiye umwana akimara kumubita ikofi ngo hano mu ntebe urumva ikintu cya mbere ngo umwana ashobora gutanshotamo umugeri uri kumva ko inkuru ya Semuhungu banze kuyivuga icyo kintu bagihaye nde sinzi wari we bagihaye wowe man nuko amakona atarakugeraho ariko ni wowe ambabarira kuki utabyemera ko ari wowe bagihaye abantu bakahita badukishaho ibintu man ariko se ni gute mushobora kubeshya abantu inkuru izuba riva inkuru ya Eric Semuhungu we nta muntu uza gutinyuka gutangira kuyivuga
uretse gato kubera iki njye nyivuga ejo umuzimu Murapfa. ntware umuzimu ntware Rega umuzimu uvuze umuntu mese ufunze iyo uvuze ari umuzimu uri mageragere iyo uvuze umuntu ufunze wituza ukagutwara Ujya. umuzimu ntware Godfather yivuge genda zakuguma muri iki gitanda I'm not Uretse going gato. anywhere Jay. I'm not going anywhere uretse gato hari umuzimu uri mageragere uvuga gusa umuntu uri mageragere wituza ukavuga ati noneho bose bahita bajya kwiduwa babarira umva yo abahungu bari mageragere ngo bose bahita bajya kwiduwa ariko ati mana nyagasa watubabari ukadutiza wenda nka Godfather amasaha 3 gusa ubundi ibintu bibiri ni ibintu bibiri ukora ibyo narangije kubona iyo wihamagariye libira kuzaho iyo uvuze upfunze urajyayo nibyo ni ibintu bibiri oya iyo fata ku mavuta yihamagariye lib disikirema nawe arayihamagarira disikirema yari yamanuka se disikirema ntabwo yari yamanuka iyo uzatindayo utinda kumanuka kubivugaho cyane ndimo nditonda sinzi ukuntu ushobora kubivugaho sinzi niba twavuga kumanuka niba twavuga iki ndimo ndirinda buri jambo ryose ubu sarogoshe